Agasaro Linda mu wa 4. Uko nakuraga nagendaga ndushaho kuba mwiza kandi nzi ubwenge bwinshi cyane. Sinatinyaga kunyumuza mwarimu kubyo yigishe ntabashaka kumva neza. Ni mu isomo rya siyanse turi kwiga ubumenyi bw'isi. Teacher, isi amako yayimbwiye ababaye none we nkaba mbona kwigisha ibintu bitababaje. Aho niwibeshye ku isi ngiye nshaka kumenya. Kari ngiye mwarimu uzi ibyo mugomba kwiga niwowe ngisha ibyo ngomba kubaha. Pfukama hano vuba kandi utuze ukurikira ubumenyi bw'isi. Mbega isi ya mwarimu, gusa narakurikiye nizeye ko hari isi tuzageraho ikambabaza nk'uko mama yabimbwiye ababaye. Nyuma yaho twize Afurika turongera twiga isi yose muri rusange, ariko hose ntabwo itangaje kirimo nta n'ikibabaje. Ibyo byabaye mu wa 4, natsinda nigira mu wa 5. Mu rugo ho byari bikiri kwa kundi, neteshwa mabwa morning kiss na daddy wanjye nk'uko bisanzwe. Ndabyibuka neza hari ku wa 5, nari nakindi kumwe na Igor nk'uko bisanzwe. Twari tumaze gukura, rimwe na rimwe papa ni yarakiza kuducyura twataga muri bisi z'ikigo. Igor yaragize mu wa 6, njye nari ndi mu wa 5. Muri parking yo mu rugo hari paritse imodoka ya papa yaramaze iminsi aguze. Sinari menyereye kuva ku ishuri ngo nyihasange mu rugo kuko papa yari afite akamenyero ko guca mu kabari avuye ku kazi. Igor, kuki papa yavuye ku kazi kare? Ntago mbizi. Nyinjira abantu benshi bahise batangira kuririmba happy birthday Gasaro. Mbega surprise. Sinuka ko uwo munsi wari anniversary yanjye. Na Igor nawe ntiyigize anyibutsa. Papa Igor yari afite keke mu ntoki ifite buja 12 zaka. Mama Igor mu byishimo byinshi ahagaze inyuma n'abandi baturanyi bose bari kumwenyura. Bansabye kuzimya buje mbikora ndi proud kandi nseka cyane. Ababyeyi nari mfite baragatangaza, banyitagaho mu buryo bwose kurusha na Igor umuhungu wabo. Ikirori cyari fire. Iyo ni terime nakuye kuri mwarimu wacu watwigishaga imibare, yasitaga cyane. Ku nshuro ya mbere nasimye ku kirahure cya whisky papa yari ari kunywaho. Mbega ukuntu byashariraga. Nashatse kubigarura ariko nibuka ko nawe nsuzuguye papa kandi ankunda cyane, ndihangana ndamira. Mukundeba igitsure nshaka gucira, papa yarambwiye, Linda ubu utangiye kuba mukuru, niyo mpamvu ugomba kwitwara nk'abantu bakuru. Andeba kanya maze aramwenyura, nanjye ndamwenyura, arongera nsomyaho. Ndanywa bwa kabiri kuri cya kirahuri, ndanywa kugeza igihe ingoma zatangiye kudunda mu mutwe wanjye. Ibyo ndigeze bishimisha mama kuko niba nibuka neza numvise abwira papa nabi basa nk'abatongana. Sinabyitayeho kuko njye nari nigereye mu yindi isi y'abasinzi. Ngo Agasaro Linda umukobwa naho ugezweho. Mbega igisebo mu gitondo. Narirebye hirya no hino mu buriri ndashoberwa. Ese kuba nasumye ku kirahure cya whisky papa yari ari kunywaho ndibyaza nyamaraso mu buriri bwanjye. Oh my god. Ndabisobanura ne. Uwo munsi kubera abashyitsi bari bari mu rugo nari nararanye na Igor. Ndeba hirya no hino mu cyumba mbona nawe uhari biranshobera. Hashize akanya Igor numva arinjiye mu cyumba. Gake gake mpita ninjira mu mashuka ndiyorosa hose. Ambonye nihisha araseka. Mpita menya ko kuva ko amaraso kwanjye abizi. Hashize akanya na mama arinjira. Akanjye karashobotse. Igor, ni iki wakoze nijoro turyamye? Tuza mwana wanjye. Mama atangira kumbwira ubu natuje. Ndaje ngusobanurire byose. Igor, sohoka vuba. Mwana wanjye, guhera uyu munsi ugomba kumenya neza ko wabaye mukuru. Ugomba kwiyitaho ukagira isuku kuko ibyo bigiye kujya biza buri kwezi. Mama yansobanurire byose nk'umubyeyi usobanurira umwana w'ibyaye n'imihango. Nanjye ndamwumva nubwo mbere byari byanteye isoni. Ubu ugiye guhinduka mu mikurire. Mama yambwiye byose. Naho Igor w'inyuma y'urugi ari kutwumviriza. Twumva arasetse. Mama biramurakaza. Yasohotse agiye kumucyaha nanjye nsigara nitekerezaho. Ngiye intangiriro y'urugendo rwanjye rw'ubukumi.
umukobwa mwiza abantu benshi bifuza gukundana nawe. Nitwa Gasarorinda, niga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza, nkaba mfite imyaka 12. Nkaba naratangiye urugendo rwo kuba mu cyumba cyanjye nyine bitandukanye na mbere, aho nashoboraga kurana igoro. Nangira kujya noga buri gitondo nk'itegeko, mbese ubuzima bwanjye burahinduka mu buryo bugaragara. Iminsi yarakomeje iricuma, ibyo mama yambwiye byose nkomeza kubibona buri kwezi. Sinongeye gusoma kuri whisky kuko mama atigeze abikunda na rimwe, gusa numvaga nta kibi kirimo, nari maze kuba umukobwa mukuru. Gusa nibagiye kubabwira ko kuri anniversaire yanjye papa yarateguye kudusezera. Yari afite urugendo rwo kujya i Burayi, azamara hafi umwaka. Naramukumbuye cyane, nakumbuye aka morning kiss, nakumbuye ukuntu yansohokanaga, mbese numvaga nkumbuye byose bye. Noneho numvaga nkumbuye kabona ko nakuze nakiri wa wundi. Nari nkumbuye papa, gusa mama yarasigaye nkunda cyane kurushaho kuko nitaga ku bintu byose, guteka, gukora akazi kose ko mu rugo. Iyo wageraga mu rugo wahitaga ubona ko ari umwana w'umukobwa. Ni mu gitondo gukoropa, nambaye koteri, ndi kumva indirimbo. Umuziki nawo ni kimwe mu byishimo byanjye. Urugi rwarafungutse sinabimenya. Mbega umukobwa mwiza ndi kubona imbere yanjye, mbega igihagararo, mbega ukuntu ateye neza, sindi kwizera amaso yanjye. Narikanze, ndakebuka ngo ndebe uwo muntu. Wow, my dad aragarutse. Ngwino umpobere kandi umeke isi nk'uko wabimenyeje kuva kera ukiri muto. Narishimye, dadi naramuhobeye aranterura. Mbese twari dukumburanye pe. Sinatunguwe n'uburyo twahoberanye kubera urukumbuzi. Sinatunguwe n'ukuntu namuhaye kisi, byari akamenyero. Icyantunguye ni kimwe, ibyo byamaze akanya ugereranyije n'uko mbere byabaga bimeze. Sinabitinzeho pe, byose byari ibyishimo n'urukumbuzi. Twahirukanaga kera kuri anniversaire y'imyaka 12. Nabwo sinari muri mood kubera whisky na periode zanjye za mbere. Umwaka wa 6 umeze ute? Daddy, byose biragenda, mbese ni nk'ibisanzwe. Niziye ku mwaka utaha nanjye nzajya muri boarding nka igoro. Nta kintu wambura turi kumwe umukobwa wanjye. Uzajya boarding kandi nibyo uzajya kwitaho by'umwihariko igihe cyose. Anyway, nyereka icyumba cyawe, iyi varizi ni yawe, iturutse muri Europe. Nafunguye icyumba maze papa aterura ibintu byose yaranzaniye abijyanamo. Wow, Linda Sheri, nkunda isuku y'icyumba cyawe. Bigaragara ko wahindutse muri aya mezi ntari impari. Yes daddy, erega nabaye umukobwa mukuru. Ako kanya telefone irasona, njya muri salo kuyitaba. Mama, papa yaje. Yaje? Ubu se kuki yaje atatubwiye? Mama Igor, naje. Ndashaka kubakorera surprise, ahubwo amakuru uko nakubona. Ubuzima bwa mama ntabwo bumeze neza, nagiye kumureba. Ahubwo ndabona nshobora no kudahita nza kuko arankeneye cyane. Oh, mbega inkuru idashimishije. Muguma iruhande umwiteho, nta kibazo uzaza ejo. Numvise bari kuvugana, mpita nisubira mu cyumba kureba byinshi muri gift papa yari yanzaniye. Wow, ya pe nifuje kuva kera. Suri ndababwiye dadi ko nkeneye kugera ku nzozi zanjye. Mu gihe nyivugisha sinamenye ko ari ku muryango ndeba. Papa wawe yari umucuranzi w'inanga muri quartier y'iwanyu. Nawe ndashaka ko ugera ikirenge mu cye. Mba ndahagurutse ndamuhobera cyane mushimira. Arangundira cyane yanga kundekura. Ntugire ubwoba, ntuninye, ubura umuntu mukuru nanagisha inama. Please. Nk'ibisanzwe ni Jojo 12. Aha ni kuri Love and Life. Mbibutse ko iyi nkuru yanditswe na Mamriero Craig. Muzaba muyikurikirana ku wa 2, ku wa 4 no ku wa 6. Kora subscribe. Reka tubane muri episode yindi.